cyangwa ugasanga abantu bise ba Mukagatare kubera ko umuntu wenda nanutse cyane nibo bakunda kubitiranya kandi ukibaza uketse ko n'ahantu bihuriye kuba umuntu ananutse no kuba afite amazi cyangwa atayafite ariko niyo yaba atayafite ntabwo ukeneye no kubimenya ugasanga ko umuntu nyine ko nyine umuntu wenda afite agataye gato yananutse ugasanga bangaya nta kintu kiri mu Mukagatare nta kintu kiri cyangwa ugasanga mu kazi umuntu bamwise ngo ni umushoferi ni sexual harassment kubera ko umuntu nimba uyu munsi wenda trend ari nyaje umuntu adafite ikintu akamwita ngo ni umushoferi no ni sexual harassment ko ugiye gufata wa muntu ugiye kumwita izina ugiye gutuma burya zumva nta bwisanzure na buke afite no mu mashitwa dufite abantu bahoraga bita abandi amazina ugasanga umuntu akwisuriye inyoni ngo nuko afite amaguru mato ari afite cyangwa ngo ni visage n'isuku so yari sexual harassment n'umuntu wese yagombye kuba yumva yuko icyo kintu ntabwo twagombye kucyemera